nayo ngiratera mpaga Gasogi kubera iki ngomba kwishyura kubera iki se we ese niyo tewe mpaga igasabwa kwishyura miliyoni 2 mbere yuko ikina indi match ariko Kiyovu kirashaka border ya Gasogi yishyura miliyoni 2 kuri mpaga yatewe na iyo tewe mpaga ntabwo ukina indi match utarishyura ntabwo ushaka gukina indi match utarishyura Gasogi abara miliyoni 2 utarishyura miliyoni batarishyura barishyura koko cyangwa bashaka kumanuka mu kigo cya kandi batabyemera siko Kenesi mwamugize umuntu nibatishyura ubwo barakomeza guterwa impaga niba ya kabiri leta abanurwa mu cya gatatu nibatsinda bazabone kugaruka kandi Kenesi niyishyura araba yemeye impaga haba hari umuteguro none ko atajuriye ntabwo yajuriye se ntabwo arajuriye kandi yavuze ko atabyemera Ferwafa yarategereje ubujurire ntabwo twabiganira gejo FIFA series zirarangiye arahamagara Jire tuganira uburyo ahamagara Boni Mugabe yabwiye ati ntabwo twaravuze ngo Kenesi dore ukuntu ari bubigenze kandi wasanga yaranabikoze no guhamagara Haji Mudaherano ni buri ntabwo twaganira yego tuwamuje n'abahungu umupira twari buryo twaganira kuri ibintu abahure nabo nta kintu cyabaye abaganiriza abasetsi twazi gutera urwenya azabwira atera ibintu by'umupira murabizi tekipira hene umuntu abakora ibishoboka byose kipira hene twabonaga nta kintu twarakaranya ariko birangira rwose nta kibazo birangira yishyura nyine ariko nyine yaratsinzwe yakaba yasemba abanyarwanda ariko muri icyo kiganiro twashatse umuntu ushobora kumugora ari Boni Mugabe umuntu wese yavuga ikibazo ntajya Boni Mugabe ikibazo ashobora kumugora umugora hiki agira pride nawe hari uburyo ntacyo akeneyeho nyine nta arashobora kuvuga ati giye nama sinyitabira ariko Boni mumwibeshyaho Boni ni imfura cyane ibyo atemera ni nyine nawe afite kode ze nyine ndio afite kode so umuntu udasohokana n'abantu ngo baganire oya basohokana ariko icyo twanarije ejo twari ati muri ako kanama Boni rwose ashobora kubabwira ati ngiye ariko niyo ataza ko kabara ko usubiza ibintu na Boni rega ni Rwanda Premier League vuga na Rwanda Premier League Boni umwiyorera uraza mo gute wana bazaza iki nta muntu kwisi udakosa kibazo no guhagarara ku makosa ukumva ko utakosa ukumva ko utakwitwara nabi Kenesi yitwaye nabi muri iki kibazo ahubwo bivuga neza icyo keneye no kubisubiza ku murongo nta muntu udakosa ahubwo ikosa no gusubira ikosa noneho Gasogi na Kenesi harimo gusubira ikosa gusubira cyaharya niko subira cyaha match zaba Kenesi na forfa zaterwa ni nama abantu Kenesi arishura miliyoni 2 arabazishyira afite uruhare mu mupira n'imvune ze turazuma ariko uko byagenda kose Kenesi still nyina guma ari umuntu hari characters ze dukeneye hari nizo tudakeneye mu mupira hari ibyiza afite dukeneye mu mupira ariko hari ishusho ikeneye kuvaho hari n'ibikeneye kuvaho none ishusho y'umwana udakizwe urutozi oya ibyo nibyo ndimo gukeneye gukosora ibyo ndimo hari ibikeneye kurandurwa bikavaho bikarangira nibyo nkubwira hari ibyo akora mu mupira urabona Kenesi ngo niko ahora hari ibyo akora biwushyushya biwuryoshya ariko hari n'ibyo akora byangiza isura y'umupira kumva ko icyo ashaka nikitaba icyo ashaka nikitaba yakoze wrong arawufata ushyire muri dustbin awugira ikintu kibi yakoze wrong move ejo bundi ntago byagaragaye neza yaba mu gihugu no mu banyamupira no muri FIFA series sinigeze mubona bivuze ngo nawe arabizi ko yakoze amakosa FIFA series rwose amakosa yarabuze arabizi nawe ubwe ko yakosheje ariko hari uburyo bwo kubiradresa bigasubira mu murongo niba hari umuntu wakwikura muri situation ariyo yose igihe cyo guca bugufi ukimenya agatayiminga ni Kenesi ngo umuntu ubuzinga ibintu byashyushye birakomeye ariko akabazi ngo hano birakomeye ibintu byakomeye cyacuramye ndaberereka hano mbisokemo gutya umuntu wa mbere umastering icyo kintu ni Kenesi wasanga ubu abirimo cyane ahubwo zubwo wasanga yararangiye kuba bazaterwa ni forfait wapi Kenesi arishyura miliyoni 2 ntazajurira mpaga yirye ntazamanuka birangira byo na amasaha 8 yararenze ubwo nta kijuriye ubwo rero byakanye ku munwa gusa ese nk'abantu yohereza gutuntu taka kantu mukavuge karandegera nabo bakajya bakimarayo Kenesi rwose akamukambugire ariko ko dutanga inama hakiri kare karenze ko dukebura hakiri kare tugatanga inama bagiye bumvira ibibazo duhita tuba ikibazo nitwe bahita bagira ikibazo finale mase bikagenda finalmente bikarangira gute bikarangira Messi abaye Messi
urangira de bande apfuye birangira baravuga ngo les faits sont têtus birangira bidahindutse uko twabivuze niko kuba ari ukuri biragira ukuri kubaye kwa Karenzi rwose kuri buca muzigo iyo bigitangira muri uko urwanya Gasogi muri uko ugira ute muri uko urwanya ariko bikarangira oya bagushuka iyo kugira ngo Rwanda Premier League yemereye imishyikirano no gusubiza ibintu mu buryo bakwiye gutumira itangazamakuru bari rikabikavaringa nkuko ryakavarinze biba aho umupira wandagarijwe tuba dukwiye koherezanira bakajya ku bikamera tukabishyira kuri YouTube aho twambariye 2026 mpaga iri unjustified muri shampiyona y'umupira idaturutse ku mu bushobozi cyiciro cya buke mbere idaturutse ku bushobozi buke idaturutse ku kintu ntitubigire ibintu bisanzwe tuba yakoze amabara umuntu wayigumuye yanze ikipe yanze gukina kuza gukina kandi akabihigira maga tumenyereye ntihabuze ambulance nta n'ikipe irakererwa ngo na peri yamaga yayo bavuga ngo bibeshye ku ku banyamahanga banyamahanga ari ukuvuga ngo ngo ikipe yanze kiriya kintu ntabwo kibaho noneho Kazu Yiganje. akabyanga amaze iminsi urabihigira ngo sinzaza akabihigira nyine ukabona ko wabiteguye nta kintu kimutunguye nta kibazo cya logistique yagize umuvugizi w'abafana ku rwego rw'isi rwa Gasogi yaravuga ati mutahe nibere muri alimentation mutahe yifashe video nta match iba mutahe tuzajya tubabwira mu gihe gikwiye biriya ni ibintu mutabyumva bidasanzwe ku buryo ese ko tutabogama n'undi Ntabwo uzajya biba bisanzwe. kubikora ahubwo bicare no mu mategeko bavugurure nk'abanyamakuru batabogama tuzajya tubabwira ntabwo miliyoni ebyiri kimwe cy'ubu miliyoni byaramubabaje 20 cyane byene neza mbabarira nkateka nka miliyoni 20 tuzashaka ngo bace amafaranga Gasogi itabona imanuka ugenda Tangize ebyiri bicare ndavuga ngo bicare bavugurure itegeko uzakurikiraho uzakurikiraho uzagira na wundi ubikora ngo miliyoni nanjye ebyiri. sinshaka gukora biriya bintu bikwiye guhinduka rwose ntihagira na wundi uza uvuga ngo niba ari ebyiri niba ari ebyiri Isho- zazitanga nanjye Asho- sinshaka gukina ishobora kuba ari amategeko ya kera cyane ya kera cyane izo miliyoni ebyiri zigifite agaciro wenda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi Aya ni wari ibyavuba. udakina ngo mpaga miliyoni ebyiri ibyavuba neza mpaga ngo na miliyoni ebyiri ubishyize mu gace urumva ibyo bintu biremereye ku buryo ikipe yabitinya hari ibihano nyine nta bitinyisha ikipe n'ikitatuma indi kipe itabikora ntacyo nta zikwiriye kuba kitinya make ari 20 cyangwa 30 kugira ngo n'undi uzajya kubikora azaba azi uzaba ubizi uburemere bw'ibyo ugiye gukora ntuyabura kukumanura byo cyane icyasha ku mupira w'u Rwanda noneho kuri stade amahoro match ntiyabaye kuri stade amahoro ntabwo ari Kigali pere ariko ibaze reba nk'ubwiza bwa stade amahoro Barabas- tumaze iminsi twe experiencinga muri iyi FIFA series ariko ikaba ari nayo stade yaterewemo mpaka ubwo ni amateka nayo ari hari ikipe yanze kuza ubu se revolution yabonetse mu mupira hari impinduramatwara izabonetse nk'uko yabivugaga ngo twe twigira ngo turashaka gukosora turashaka gukosora umupira utewe maga bibaye ibintu arakosora agaruka mu bisanzwe kibuga kuwa barakurasa bakurashe amanota 3 ahubwo haye Rayon Sport ibitego cyane harya maga ntijyana na bitatu atatu amanota ibitego atatu byose n'ibitego bizamuka kuri bitatu. polisi rero birusha polisi yahombeje polisi. mbere yo kujya muri Murera tubanze ariko katambutse wana randevu z'abavoreyeri wana baba twishyuza ngo ntabwo tujya tuvuga ibintu byabo Vale. Ako nabonye na Jean Pierre yamaye gahunda ya netball. Jean Pierre nde Jean Pierre ntabwo muzi Federation. Jean ubona Pierre butangaje Kazongo niwe muzi reka banze mvuge playoffs za Rwanda National Volleyball League playoffs bageze muri kimwe cya kabiri semifinals kuri uyu wa gatatu tariki ya mbere best of 5 series ekipe itsinze 3 muri 2 irakomeza ikagera kuri finale uko bimeze rero mu bagore ni uyu munsi let's see aperi irakina na Kepler mu bagore ni finale iyo ngiyo ariko ni finals no finals mu bagore ni sorry finale. finals mu bagore oya buretse gato yes abagabo ni polisi na rege abagore ni ni finals sorry ni finals n'umwanya wa gatatu kwibeshya ibya volleyball ni finale n'umwanya wa gatatu ndagitwara nemye yatubiye nihuta ko abikurikirana cyane uragitwara kuri nde Oh, ndagitwara Rege. kuri polisi polisi y'abagabo Ata- ntambuka niruka polisi yasezereye gisagara rege sikomuta uzi kepura ukuntu yari imeze rege irakomeye cyane yakuyemo kepura yakuyemo kepura ariko Ariko umuhungu agasongora arimo cyane niwe umva match z'umwanya wa gatatu zatangiye muri BK Arena hano muri Petit Stade match z'umwanya wa gatatu zatangiye mu bagore ubu tuvugana Rwanda Revenue iri gukina na polisi umwanya wa gatatu
batangiye saa mu tanu bagabo barakina saa 8 umwanya wa gatatu Gisagara na Kepler ariko Gisagara yarantengushye hanyuma saa 10 n'igice nibwo araba finali y'abagore APR na Kepler match nziza yo kureba saa 1 ku matara none ibintu biryoshye umugoroba mwiza w'Abanyakigali polisi na REG kwinjira ni 3 na 5 kareba match zose umukino uraba ari Bitatu na umuntu bitanu. ni ukuvuga ngo uretse gusohoka abantu bikoza mu gisimenti bafata amafunguro Rega yakuyemo basubirayo yakuyemo bafite amasaha menshi muri Bethesda yakuyemo Kepler 3-0 match 3-0 nako Wycliffe kubita rimwe barataha bitekerezaho baragaruka barabasubira barataha kwa gatatu barabasubira babakubise imikino itatu imikino 3 umufuririzo aho ni ukuvuga ngo ntuzongere hariya bavuga ngo tonziriranga siko mu Rega kiganiro ifite abahungu ifite abanyakenya n'abagande nka babiri barokrise ifite umuhungu bita Merci muri umuna wa Marshal Ngondo kwe muri APR barashoye icyo ni cyo gikenewe ariko muri imikino kandi yatangiye akeneye gushora yatangiye abantu barayikuye mu kize ntabwo yakinye playoff bitunguranye yagomba kuvamo ntabwo yari ifite amahirwe yo gukina playoff Rege yemeze yarasubiye inyuma yarashize Rege yari yasubiye inyuma rwose ahubwo se yasimbuye ahubwo APR ntawayihaga amahirwe umutoza wayo yitwa yasimbuye nde APR Zawadi yabaye iki umutoza wayo ni yitwa Mugisha bagaruye umugisha umufumbira wa Gisoro umugisha yigeze kuyitoza mbere biranga ipigwa bikomeye cyane ndabyuka ko twajya tubivuga gasonga karakara dusaba Imana Vincent yayikinagamo icyo gihe turi kuri radio 10 Karenza avuga uburyo ukomeye mpaka namvuga intera kare pigwa na Gisagara mu buryo bworoshye cyane yayikubita gatatu baricara bahindura abatoza biranga baraga tugarure Mugisha none Mugisha Beno ni Mugisha Beno Mugisha yivuguruye nanjye ndaza kujya muri Petit Stade pe masaha Samugana meza wajya kureba volley ndaza nta kujya gahunda kureba afite volley wajya kwirebera volley Gisagara ariko birababaje rimwe nicaye hari ahantu hasi aho hicaye abanyamakuru umupira wagukubise iminota 2 imipira yahaciye nahise mpaguruka Rikaragira ubwoba iriya mipira yo gukubise mu maso nabampungana nawo se muri 5 ni n'itanu ni hano hejuru hariya hejuru dore kandi abantu bakunda ari hasi babatera imipira hasi nyina ngo wazari wa 5 zira ntebe bashyira hasi urumva hari 3 na 5 so ureba neza ushaka ko ari hasi hari intebe za plastique uko nkeka wajya muri volley 1 oya ndaza kujya muri volley nta mikino ya shampiyona ihari unajya muri Burayi hari bwongera butatumerera nabi iturangaza uyu munsi rwose no kujya kureba volley tureba imyanya ya gatatu ndetse na finals Natali Munyampenda Natali Munyampenda uburyo Kepler ari kuyubaka nyamupira rwose nemera mu minsi iri imbere ni igikomerezwa kuko urumva aya makipe ni mashya ariko yatangira guhangana n'umunyamafaranga ariko kibyongera akunda volley akunda basket ntiyabaga muri Amerika ajya basura mu myitozo kabwira ati ni gute ubundi mwitoza ati nanjye reka dukorane bagakorana ni ikihe kibazo ni gute umubwira ngo ntabwo uri kwitoza neza ati ibintu niba njye mbishobora ni gute wowe bikunanira wowe byakunanira uri mutoya urugero ari umuyobozi kaza kureba imikino myiza cyane muri volleyball tumenye ngo ni ihe kipe izatwara igikombe mu bakobwa ndetse no mu bagabo finali mu bakobwa APR irakina nande na Kepler banza nshyiraho umunzani numve urumva umwanya wa gatatu ni Rwanda Revenue na Police mu bakobwa noneho ariko Christian ubwo mwanya arawufite final Rwanda Revenue ya Elias yabantengushye Eliye ko yasubiye inyuma ahubwo bibinze bite Rwanda Revenue maze igihe yarasubiye coach nemera maze igihe yarasubiye inyuma ahubwo ikigutangaza ni uburyo Christian isanga ku mwanya wa gatatu ari watwaraga ibikombe ahubwo ari watwaraga ibikombe Police women ni yatwaraga ibikombe yatunguwe gute kuko APR Kepler yubatse APR ibiro byinshi kuri Police Tungimana yateye Kamasa cyane Kamasa yagiye kugenda sugira ngo atari Christian rwose niwe mwirukanishije Atungimana Christian mutanditse bikomeye cyane bakazana Heroes akamutsinda Liberation cyose kije championa ahubwo twakwibaza nyine oya ni Kepler yubatse ni Kepler yakomeye kuko niwe mukuyemo se kugira ngo ajye ku mwanya wa gatatu cyane bisobanuye ngo APR nayo ntiyizere ba Robertine nabo ba Alba Albertine ba Vava
barebye Benita. nabo bashobora gupigwa rero. ni match nziza, ni match abageze kuri finale mu bagabo mu bagore barabimerita. Mu bagabo ninde nande? Mu bagabo ni Kepler na Police. Kandi Karenzi avuze ko I mean na Reg na Reg. oya Gisagara na Kepler mu mwanya wa gatatu. Na Kepler Kepler mu mwanya wa gatatu. Finale Reg na Police. Yasoje Cesario ya mbere. Barayipize cyane. byagenze bite ko Kepler mu bagabo yari komeye? Azumva kapiteni wabo umuhungu wa Dusabimana Vincent Gasongo. mukomeze mukore subscribe kuri channel yacu ya YouTube SK FM TV. hari abantu 228 mufunge ma 230 rwose nta kibazo na kimwe. hanyuma nayisa ushaka ngo kitwa Danizo menya gakunzwe Byagenze bite? video bakase yako bagashiraho 150. gapeti ni kabi cyane Mukise. 109 Hehe. kuri channel yacu ya YouTube aka video magnifique yakase likes 3200 Oya, karebwe. commentaire 176 Igihe yari hano. Oya. byarari hano Danizo gashobora kuba gakunzwe apeti muri comedy bashobora kuba gakunzwe. Danizo ukubwira ngo Nago uza kubaka amazu yabishyize ku ruhande kandi Civil Kana gashobora kuba engineering. gakunzwe kana kimusanze Ndatunguwe cyane. nakimusanze 109 cyane ese ari nk'uwa rulindo oya ni musanze 109 likes 3200 commentaire 176 Oya yararebwe kana gashobora kuba gakunzwe. engineer udashaka kubaka ejo amazu. bundi FIFA series ikirangira ka video gato cyane nandi kureba kuri za TikTok mperuka ari likes 15,000 ibihumbi 15. Fasiriza kahe ngo icyamubujije gukora umwuga yigiye ngo ni kuri Fasiriza akwashizeho none se bitwaye iki kuba uri mugufi uri engineer mugufi? shawa like ngumubwire Danizo ari mu bantu twakire tugakata video zabo barebwe cyane akurikirwa n'abana ba Saidi toka leta zunze ubumwe za Amerika nawe rwose video y'abana be yararebwe cyane yarakunzwe cyane kuri channel yacu ya YouTube. kutavuga iya mbere yakunzwe mu zakaswe Wandavuga mu batumirwa twatumiye Kuvuga amatumirwa. muri video zakaswe hano iya mbere Iya mbere oya ni irivuga twe tujye dufite video nyinshi zarebwe ndimo navuga abatumirwa winyobye Iyo bakase iyo bakase ikarebwa n'abantu benshi imaze amezi 7 ibihumbi 112 ntabwo ari ngombwa Yari ndimo ndavuga abatumirwa Twakira Lorenzo. oya iyo twakase iravuga ngo karafite ikibazo ntabwo ndi buvuga ibintu byose byabaye hari inzego ngomba guproteja Sandrine twaricaranye na Samu yari gihe Lorenzo yavuga kuri Arabi yanze kuyivuga akajya yivuga hano nese uragira ngo nihe indabyo niyo yakaswe. uragira ngo nivugirize akarumbe tirese mu maziki niko nivuga ibyiza mukora iki hano ntabwo bazi kugutera icyotezo ariko reka mbwire rero umucongo waje ufite ku munsi wa mbere muri amezi yose ashize sindongera kukubonana. yewe nkunda kwambara ingofero ntabwo ndagaragaza mu micongo nkunda kwambara ingofero burya ngira n'umusatsi utari mubi abantu barabyitiranya bakagira ngo abantu bambara ingofero ngo bagire umusatsi mubi no abana ba Saidi barebwe n'abantu 185 yararebwe cyane agakase k'abana ba Saidi kazu abana ba Saidi barakunzwe cyane Danizo bavuze ko ari 109 magnifique ibintu byose aba ari tayari cyane abavuze ngo reba wa mucongo nakubwira nahise aravuze ngo umucongo yazanye hano aza bwa mbere sindongera kukubona Ntabwo ari kandi ingofero. ko uriyogosheshe yajyaga mu mujyi akabasigaye ajya mu giporoso mukukora iki se yarosha mu giporoso umurwayi nibeshye ko mu giporoso agose mugira ngo ngira umusatsi mubi badahari buriya ngira umusatsi mwiza cyane nuko nkunda kwambara ingofero umusatsi ujya kumera nk'uw'abarabu attention cyane ngo ujye kumera nk'uwabana hano ko ibi byari umuhango nyine wasaga neza pe. ntabwo wambara ingofero hari event ikomeye wasaga nahise neza yatangiye kuzamuramo indirimbo za Rayon Sport muzamura imitima y'ubururu n'umweru mwamfura mwe hey izi match za volley ni muri Petit Stade. Petit Stade Volley bigeze kujyana muri arena irambihira cyane. yego nyagasani nta n'ikintu ureba Bayirekere muri Petit Stade. Pe. harya Ntabwo ubundi umuvorero umureba Arena ni mwegeranye basket rwose. byamaze gutandukanye. Hari ukuntu hari Volleyball niyigumira muri Petit Stade. yigumira Petit Stade. Petit Stade se kwivuguruye ko nta kibazo ifite kimeze neza niyo hantu ibiro bivuga neza rero cyane. Kiravuga kubita ukacyumva umupira akagenda kugera ku mabati hejuru.
ngo amarende y'umwimerere n'umusatsi w'imfura papa n'umusatsi w'imfura rwose. oya rege iratwara igikombe polisi iragerageza ariko sinibaza ko ikomeye kurusha Kepler. Atungimana yabaye iki kujya ku mwanya wa gatatu? Tungimana mu bagore Kepler yamukuye Kepler irakomeye. Hariya tuvuze ko mu magabo final ni Regina na polisi. hariya utoza polisi ninde? Polisi ariko nayo nabonye ikubita ibiro y'abagabo. Polisi ni Fred Musoni toza mwiza nayo nabonye ikomeye y'abagabo ari igihe batwaye ibikombe byombi. irakomeye ifite umunyakenya sinzi igikombe abagabo batwaye n'abagore icyarimwe. ariko ubwo si muri ifite umwataka witwa ndamwibagiwe kiye kumwibagirwa uyu munyakenya se hagiye twande kandi ririmo riraza rikongera rikagenda nta muntu uzi uriya mwataka wa polisi wataka muri vore se oya mbwira wataka muri vore come on oya ndamwibagisha kandi njyewe ndi kumubona pe shajya mwiga wataka muri vore kweli nta muntu mu manu imitima burundu ni umustar nta kuntu baba W's ariko baba bataramunyandikira hano yitwa Makuto muguteyeho wallahi umunyakenya umucungagereza Makuto muguteyeho rero kare ikiraguteye yari umucungagereza Makuto ni mubi cyane ariko mu mukino w'intoki urabona ko ibintu bimeze neza. Makuto muguteyeho kuri Makuto wawe kare Makuto arakomeye rero nuko utajya witabira imikino ya volley urabona ko hari ibyishimo pepe oya izi finale zo zizaba ari umuriro niyo wumva mvuga ibyo match zaba zikomeye polisi yana ariko hazaba nyinshi ni imikino 5 ni best of 5 kazu vuga ngo utsinze imikino utanze ndi gutsinda imikino 3 ni utwara igikombe bagomba gukina 5 abagore n'abagabo vuga ngo bashaka no gukina 3 gusa cyangwa abagore ukubise 3 ku busa waba utwaye igikombe waba utwaye igikombe abagabo ni 5 bose ni 5 bose ni 5 n'abagore ni 5 utanze undi 3 abantu gukunda volleyball rero bagiye kubona ibirori barakoze cyane ni umustar abantu bose baramuzi yarakomeye bandamaje bose bamumbwiye bajire yitwa Makuto kubita kabisa kandi si muremure no kare ni mugufi ariko ku kiro wa polisi kubera nahise se yamubonye he kandi ndeba volleyball ireba ryari Karenzi kwanze ko ari ureba volleyball wenyine se hano mu rukiko nzi ko Karenzi ari ureba volleyball ngiye kubera ariko nanjye nahise sindamubona imirimo myinshi ntabwo meruka kuyireba ariko uyu munsi ndajyayo ariko Karen numvisha amakuru mu gitondo mbere ko tujya muri Murera umufana wa Rayon Sport ukomeye akaba n'umufana wa SKFM n'umufana wa Karenzi Gisikirema ngo yafunzwe Gisikirema nabyumvishe mu gitondo mu biganiro bya morning shows Ribu yabikonfirimye Ribu yabikonfirimye nagiranye ikibazo n'inzego z'ubuyobozi Oresana babasenyeye inzu bubatse mu buryo ngo butemewe barayisenya Oresana kuri Gisikirema ngira ngo reaction ntiyabaye nziza kubyakira ko umuntu nka Clement nyine urimo wiyubaka gutakaza miliyoni 70 ahantu kubyakira ntabwo biba byoroshye ashobora kuba rero yarakoze desordre sindamenya neza uko bimeze ariko icyo nabonye umuvugizi w'umujyi wa Kigali asobanura Madame Emma Claudine